Pamela ati rwose komeza unyaze gumishaho nyaza 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 ati ngiye kwaka divorce The Ben inze twibanire njye mporana ubu buryohe ngiye kwaka divorce The Ben ngiye kumwaka divorce gatanya duhite tuza twibanire we The Ben we nukuza agahita ndongora agahita ansesekama ako kanya nko kumfata ku ngufu ariko wowe wajya warabyize nubwo ndi ikigoryi cyangwa igicucu ihangana uvuga ati uzagwe ku bandi unkandire subscribe na like nari niyicariye muri kabari y'urwagwa mfashe agacuma mu ntoki ndimo ninywera urwagwa gake gake gahoro gahoro ngiye kubona mbona madamu wanjye Nyambo arinjiye ahita mpagurutsa ati sheri ngwino nkukorere surprise mpita nisetsa maze njyana muri hoteli nziza cyane hano Kigali tugezemo atumiza veruje ngo tube turanywa ako kanya yitaba telefone ahita ambwira ngo Kiramani arabashaka ngo baje gushutinga byihutirwa nanjye ntarebe upfa kunsigira ibyo kunywa Nyamba ati ndaje musanga wowe ubwo baguha ibyo ushaka byose ako kanya Nyamba akimara kugenda mbona umukobwa anyuzeho ntari namureba neza mu maso aragenda mbonye inyuma ye mbega imiterere myiza cyane mbega amabuno agenda yizunguza mu kanzu ntababeshye nahise nshyukwa iba nk'igiti mpita nitera akanyabugabo ntayitenye itarungurutse ndamukurikira mbona yinjiye mu cyumba cya hoteli musangamo maze mukubita agashyi k'urukundo ku mabuno ahita yikanga ahindukiye mbona ni Pamela wa The Ben ye baba we mbega ubwiza amaso meza manini umubiri uteye neza atatse ateye ubwuzu mbese afite imiterere myiza cyane wagira ngo ntabwo yabyaye akimbona ati niwe kandi ugarutse ntiyego ninjye ugarutse kuko warandyohereje cyane mbona Pamela asheshomeza umubiri wose ati ese koko nakuryohereje sheri gusa nawe warandyohereje bitavugwa niyo The Ben ari gutera akabariro mba nitekereza wowe gusa maze Pamela aca bugufi amanura ipantaro yanjye ahita acakira dinki akimara gufata dinki yanjye maze atangira kuyonka iminwa myiza n'amaso meza arimo yonka nyitegereza mu maso ye baba we mbega uburyohe budasanzwe numvishe ngiye mu bicu ntangira kumera nk'uwasaze ni sheri wanjye Pamela we ndagukwe nk'200 wange The Ben wiyizire twibanire njye mporana uburyohe akomeza arayonka ari nako aniha ayiha ibibizu byinshi njye meze nk'uwasaze uburyohe bwansarishije bwandenze nubwo ndi ikigoryi mbabariro nkandire subscribe na like uvuga ati uzagwe ku bandi ndavuga wowe udukurikiye wowe uri kunyumva mbabariro kandi subscribe bro mbabarira pe Pamela wa The Ben nako wanjye abarasetse Pamela akomeza konka dinki yanjye nanjye ntangira kumurongora mu kanwa ariko kubera ari nini cyane namwe muyizi igashaka kumuniga Pamela barambwiye ngo ati ariko iyi dinki ni iyawe karemano ni kubera iki nuko The Ben ari kumubona mu matuza gusa naho ubundi yifitiye akaregeya nta kigenda nihumura ndaje nyigo hati bikurenge ikumara ipfa mpita mufata ndamuterura mugaramisha ku gitanda mbega insuhuzanye itagira ku isa yambaye ikariso y'umweru yuzuye amazi kubera kubishaka cyane maze mukuramo ikariso aratega ukuguru kumwe hakurya ukundi hino ati yisesekemo yose nyumve uko nshaka imara ipfa nanjye ndayimwima nca bugufi ntangira kuri gata rugongo ari nako nkurura imishino
Yoo yararararara Pamela arasara neza ati aho gumishaho nanjye nkomeza kucyonka rugongo nkayinyuza mu nyinya uburyohe bukamusaza. Ngiye kubona mbona uburyohe buramurembeje, atangira kumfata umutwe agashaka kuwusesekamo wese ngo winjiremo. Mbona yabaye nk'uwafashwe n'amashanyarazi neza neza, ari gutitira guhinda umushitsi, ari kwinanura umubiri wose. Nuko Pamela ati mbabarira uyinjizemo kuko nashize, ndakwinginze Maripfa pe. Nanjye mera nk'utamwumvise nkomeza kukirigata, noneho ninjizamo intoki ebyiri, noneho arasara atangira kurerembura, ararekura amazi ashyushye gake gake ari n'akasakuza cyane. Pamela uburyohe buramwica atangira kuvuza induru, nanjye ndakomeza amaguru arayazamura yamarayo ari n'akarerembura, nanjye nkomeza kukirigata. Rugongo yahagaze yabaye nk'igiti. Ngiye kumva numva Pamela ati nubwo bakubona nk'ikigoryi, niba gukandira subscribe na share, mwebwe mudukurikiye mu nkandire subscribe na share ni ukuri. Noneho ngiye kubona mbona Pamela areze nk'umwana muto, areze neza neza nyakurira, ati rwose mbabarira wisesekemo yose nyumva Maripfa, ndapfuye pe, ndapfuye ntabara. Nanjye mbona ko yayishatse cyane, yayishegeye byatare, mpita ntangira kuyisesekamo, nyisesekamo yose mucumita nka gatatu mpita nyikuramo. Arasara ati mbabarira we, uburyohe burangije yigumishemo, ikoze ikosa. Nanjye ubwo ntangira kunyaza Pamela, ndamunyaza bye nawe si ukwirekura, aranyara karahava, ndamunyaza paka ubutaruhuka, nkubita amazi menshi ari nako yisuka pe kuko arayafite. Pamela ati komerezaho we, gumishaho wihindura, kubitisha imbaraga, byiza cyane biraryoshye, uruta abagabo bose bo ku isi, komeza uruta abagabo bose bo ku isi sheri, komeza unyaze paka ashizemo, ndaguha inka zanjye zose mfite ndaziguha, ndakubyarira abana 1000. Pamela akomeza kundirimbira arasara, aravuga ati nduta The Ben, ndetse nzaguha n'abana bose yambyariye bose ubijyanire. Arangabira karahava, nanjye ndamunyaza si ukugumisha kuko Pamela ndamunyaza we, ivumbi riratumuka, arasara ntinanura. Pamela ati rwose komeza unyaze, gumishaho nyaza, ati ngiye kwaka divorce The Ben, inze twibanire njye mporana ubu buryohe. Ngiye kwaka divorce The Ben, ngiye kumwaka divorce gatanya, duhite tuza twibanire we. The Ben we nukuza agahita ndongora, agahita ansesekama ako kanya nko kumfata ku ngufu, ariko wowe wajya warabyize. Ako kanya ndimo munyaza, ngiye kubona mbona Pamela arasaze, arasakuje cyane, avuza induru, arinanura, ararembura amaso ngira ngo arapfuye, asuka amazi menshi ahinda umushitsi, menya ko agiye kurangiza. Nanjye ndamunyaza koko. Ako kanya tutararangiza numva urushyi mu matwi ngo bya ndebye mbona ni Nyirikabare. Nyirikabare nkubise urushyi se bigenze bite? Nyirikabare nkubise urushyi ngo nimuha agacuma ke ntahe yifungire, dore abandi batashye basiga nsinziriye mu kabari ke. Nubwo ndi ikigoryi, mbabarira kandi subscribe na like, ubu ni igice cya kabiri ndimo ndongora Pamela, noneho tukarangiza twembi. Ihangano nkandire subscribe na share, uvuge muri comment cyangwa ku mutima wawe uti ujye uzagwa ahandi, genda uzagwa ahandi wa kigoryi we, wa muswa we, ukandire subscribe.